ibibazo Mose ati simburana nawe Aroni afata inkoni ayiterera hasi ya nkoni Aroni atereye hasi ihinduka inzoka mbibutse ko ibyo bintu bari bakoze Aroni na Mose ntago byari bitangaza ibyo yarakoze n'abakonikoni bo muri Egiputa n'abarozi n'abapfumu ibyo nabo barabikoraga ngo Farawo arangije ahamagara abakonikoni ahamagara abapfumu ahamagara abarozi abwira ati kagahungu kabaye iwanjye kitwa Mose bya bintu mwajyaga mukora gasigaye kabikora nako none namwe nimuze mukemeze nabo ngo bazana inkoni zabo baziterera hasi nazo zihinduka inzoka hita wishyira mu cyimbo cya Mose uvuga ngo ni Imana yagutumye byuma nzabicamo kabiri iyo twabanje Imana imbere Imana itujya imbere Mose arahaguruka aragenda agera kuri Farawo ari kumwe na Aroni aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo reka ubwoko bwe twibukenye ko Mose nta nubwo arazi kuvuga yaradidimangaga reka ubwoko bwe ngo bujya kumutambira Farawo ati Uwiteka ni muntu ki mbese atangiye kumuhata Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe amen niho batereye hejuru bati Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe amen amina Imana ishimwe nzanye ijambo ry'Imana tujye kuganira rifite intego igira iti humure ibibarwanya byose ni imihindo haravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma akururika ruhije cyane Abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisiraheli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa dusome Yeremiya M.FORTUNEE kwa byita kose nyine tubagezaho ibyiza gusa umunsi ku wundi harimo ijambo ry'Imana imbere yacu dufite umutumirwa nawe Gadi turabakiriye mumeze neza amakuru turashima Imana yego tubaha ikaze kuri M.FORTUNEE cyangwa se kuri M.FORTUNEE murakoze cyane uko abivuga kose murakoze cyane ni M.FORTUNEE umukozi w'Imana asante umupasiterine mwiza cyane niba ariko abivuga ntago mbiza ariko ni hagati aho ngaho hanyuma turi kumwe nande Evangelist.Bagabo Jean Bosco Evangelist.Bagabo Jean Bosco twaha ikaze murakoze cyane ubwo watangira nyine utugezaho ubutumwa bwiza turakwakira muri byose wisanzure aha ni mu rugo ni wawe murakoze cyane natwe turabashuje mu izina rya Yesu Kristo yego amahoro y'Imana abe muri mwe yego nkuko nabivuze nitwa Bagabo Jean Bosco nsengera mu itorero rya ADPR Gasave niho dukorera umurimo w'Imana dushimiye Imana iduhaye uyu munsi Bibiliya ivuga ko ari umunsi mwiza Imana ibiduhaye dukwiriye kunezererwamo twawishyimiramo kuko uduhaye rero dushimiye Imana mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana urumva twabanza tugasenga Imana yego Mana turagushimiye ko umugambi wawe ari mwiza umugambi wawe ni mwiza nicyo cyatumye ukunda umwana w'umuntu urangije utanga umwana wawe Yesu Kristo ajya ku musaraba kugira ngo mwami aducungure ariko umusaraba aravuga ngo abarushye bose n'abaremerewe bamusanga arabaruhura turagushimiye ko waturuhuye rero none uyu mwanya mwiza mwami tugiye kuganira n'abantu bawe batuye isi batuye hirya no hino bari hafi na kure ijambo ryawe mu izina rya Yesu iri jambo turasenze kugira ngo umwuka wera ariyobore umwuka wera ariherekeze rizagere hafi na kure kandi rizahindura imitima ya benshi abazabashobora kumva iri jambo ry'Imana urakoze mu izina rya Yesu umwami wacu amina amina munyemerere tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cyitwa Kuva igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva igice cyaho cya 14 umurongo waho wa 13 n'uwa 14 turataruka dufata umurongo wa 24 wa 25 turasoreza muri Yeremiya twumva icyo Imana ivugana natwe tugiye kuganira Imana rifite intego igira iti nimuhumure ibibarwanya byose ni imihindo nimuhumure ibibarwanya byose
ni imihindo. Dusome kuva 14:13 haravuze ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Umurongo wa 24 haravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo bituma akururika ruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisiraheli kuko Uwiteka barengera akarwanya abanyegiputa. Dusome Yeremiya, gitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya, igice cya 46 turasoma umurongo umwe wa 17. Yeremiya 4:6 umurongo wa 17 haravuze ngo niho batereye hejuru bati Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Amen. Niho batereye hejuru bati Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Amen. Amina. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nzanye ijambo ry'Imana tugiye kuganira rifite intego igira iti humure ibibarwanya byose ni imihindo. Ni imihindo. Natangaye iri jambo ry'imihindo nzi ko itaba muri Bibiliya, ariko Bibiliya habamo ibintu byinshi. Ijambo ryitwa umuhindo. Umuhindo. Kera ahantu twari dutuye hagiye twabona imvura yamanutse tukabona yakubye tukabati kabisa iriya mvura yasenya amazu, iriya mvura yatwara imirima, iriya mvura yaca inkangu. Ariko wajya kubona ukabona cya kivura cyari cyakubye hajemo umukororombya ukaba witambitsemo, ya mvura ikayoyoka nta n'ikijojo kiguye. Iyo mvura niyo bita iki? Umuhindo. Zanye ijambo rivuga ngo nimukomere ibintu bibarwanya byose ni imihindo. Ijambo dusomye mu kuva igice cya 14 umurongo wa 13 haravuze ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya ahubwo mwebwe muhagarare gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire ryari uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi, ahubwo Uwiteka ari bubarwanirire namwe mugire mute mwicecekere. Aba ni Abisiraheli, amateka yabo murayazi, ni amateka maremare sinshaka kuyinjiramo. Ahangaha bavaga muri Egiputa. Twibukenye ko Abisiraheli muri Egiputa ntabwo bagiye bahunze, ahubwo bagiye basuhutse kubera inzara. Bagiye n'abantu bake, ntabwo bari benshi, bagiye ari abantu 70. Bagira umugisha basanga hariyo Yosefu, wa undi bari bazi ngo yarapfuye, kumba amasezerano ye ntiyapfuye, agatima karacyatera, niho amasezerano yasohoreye. Batura muri Egiputa ku musozi w'abantu bita Igosheni. Baba muri Egiputa bamara y'imyaka igera muri 430. Iyo myaka bari barimo Abisiraheli bakoreshejwe uburetwa, Abisiraheli barakandamizwa, Abisiraheli babumbishwa amatafari, Abisiraheli barakubitwa, hazamo ikiboko. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo barataka. Nyuma yo gutaka haza icyo bita kuniha. Ngo umuniho wabo urazamuka ugera ku Mana. Ngo Imana ngo yibuka isezerano yasezeranije Aburahamu. Ngo Imana imanurwa no kubatabara. Ndafashijwe bagabo. Imana imanurwa no kubatabara. Ngo muri uko kubatabara ikoresha uwitwa Mose. Uburyo Mose yavutse murabuzi, ukuntu yavutse mu gihe abana b'abahungu barenganwaga, abicwaga, ariko azari mu mugambi w'Imana. Bibiliya avuga ngo Mose ngo abona igihuru cyaka, ngo ariko ngo nticyakongoka, ngo atambikishwa no kureba iby'igihuru.
ngo ageze hafi y'igihuru ngo yumva ijwi rimubwira rivugira mu gihuru rivuga ngo Mose Mose we kwetura inkweto zawe kuko aho ngaho uhagaze ari ahera. Mose aca bugufi yatura ibyaha bye yari yarakoze. Mbibutse ko Mose yigeze kwica umuntu, iki cyaha ntiyacyatura, yishe ngo umunyegiputa ngo amutaha mu mucanga ahungira mu butayu bw'abantu bita Imidiyani. None ngo abonye igihu cyaka atambikishwa no kwebya igihuru, yumva ijwi rivugira mu gihuru rivuga ngo Mose Mose kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze ari ahera. Arapfukama yatura icyaha cye cyo kwica. Amaze kwatura Imana ivugana nawe iramubwira ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye batakishwa n'uburetwa bakoreshwa, byarenze gutaka bari ukuniha, none ngambiriye kubakurayo kandi nzakoresha weho mbavanayo. Mose agirana ikiganiro n'Imana aravuga ngo njyewe ndi muntu ki wahangara kujya muri Egiputa nkavanayo Abisiraheli ko ndidimanga ko ntazi kuvuga, njyewe ndi muntu ki niye ndi mutugane. Iramubwira ngo nzabana nawe. Mose ati sinabishobora. Igihe Mose abyanze iramubaza ngo icyo ufite mu ntoki ni iki? Arasubiza ngo ni inkoni. Iramubwira ngo yiterere hasi, ayiterera hasi hinduka inzoka. Mose arayihunga. Iramubwira ngo rambura ukuboko uyifata umurizo, ayifata umurizo ihinduka inkoni. Iramubwira ngo fata ikiganza cyawe ushyire mu gituza, ngo ashyiramo. Iramubwira ngo kuramo, akuyemo asanga cyuzuye ibibembe. Iramubwira ngo gisubizemo, agisubizamo, agikuyeho tena asanga kirera. Iramubwira ngo genda nzabana nawe. Mbibutse yuko kujya kwa Farawo ntago byoroshye, umuturage usanzwe. None binongeye yakozeho n'amakosa yishe umuntu, ariko kuko ari Imana ivuze arahaguruka. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nzakujya imbere n'ahataringaniye, nzaharinganiza n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Iyo twabanje Imana imbere, Imana itujya imbere. Mose arahaguruka aragenda agera kuri Farawo ari kumwe na Aroni. Aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo rekura ubwoko bwe. Twibukanye ko Mose nta nubwo arazi kuvuga, yaradidimangaga. Rekura ubwoko bwe ngo bujya kumutambira. Farawo ati Uwiteka ni muntu ki? Mbese atangiye kumuhata ibibazo. Mose ati simburana nawe. Aroni afata inkoni ayiterera hasi, ya nkoni Aroni atereye hasi ihinduka inzoka. Mbibutse ko ibyo bintu bari bakoze Aroni na Mose ntago byari bitangaza. Ibyo yarakoze n'abakonikoni bo muri Egiputa n'abarozi n'abapfumu, ibyo nabo barabikoraga. Ngo Farawo arangije ahamagara abakonikoni, ahamagara abapfumu, ahamagara abarozi, avuga ati kagahungu kabaye iwanjye kitwa Mose, bya bintu mwajyaga mukora gasigaye kabikora nako, none namwe nimuze mukemeze. Nabo ngo bazana inkoni zabo baziterera hasi, nazo zihinduka inzoka. Hita wishyira mu cyimbo cya Mose uvuga ngo ni Imana yagutumye, wakora igitangaza bakagikora, ntiwakizwa n'amaguru. Ngo Mose ngo agiye kubona abona inkoni zabo tena zihindutse inzoka. Ngo Mose arimo kwibaza ikintu akora, arimo kwibaza ukuntu habigenza, aribuze kwibaza ibindi bintu yakora, ngo agiye kubona abona ya nzoka ye iregutse. Ndashimira Imana ko ijya yeguka. Ngo inkoni ya Mose ayo yahindutse inzoka ireguka, ngo muri uko kweguka iziranganyamo amaso, ifata ka mbere irakamira, ifata ka kabiri tena irakamira. Ubuyoka bwose bw'abakonikoni n'ubw'abarozi n'ubw'abapfumu bwose bwo muri Egiputa, inzoka ya Mose irangije irabufata bwose iraburya. Imaze kuburya umva igitangaza, ahubwo ihinduka inzoka, ihinduka inkoni. Imaze guhinduka inkoni, Mose ayifata hehe? Mu ntoki. Ikosa Farawo yakoze nuko iyo nkoni atayambuye Mose. Iyo yimwambura wenda ibyo Mose ari kuvuga byari bihagariye aho ngaho, ariko ntiyayimwaka. Ngo Farawo yihagararaho, yanga kubarekura. Icyago cya mbere kiraba, icya kabiri kiraba, ibiceri bizamuka mu bishanga, ibiceri biraza. Mose akubita inkoni mu mukungugu, umukungugu uhinduka iki? Imbaragasa. Umukungugu uhinduka inda,
inda zikwira igihugu, ibiceri bizamuka mu bishanga, ibiceri ahantu hose birahinjira, yaba mu mabutike, yaba mu buriri, yaba mu maofisi, ibiceri biraza. Kandi mwibuka ukuntu ibiceri bivuga, biza bivuga ngo bihaguruka bimwaza Farawo, byaramumwajije, biramumwaza ati barekure bigendere, bareke bigendere. Farawo yihagararaho. Farawo ikintu kimwica nuko yihagararaho, yanga kubarekura. Amasoko nayo bavoma ahinduka amaraso. Farawo yihagararaho. Icyago cya nyuma ngo amatungo y'uburiza arapfa, n'abana b'imfura barapfa, uwa Farawo w'imfura arapfa, umuntu wese wo muri Egiputa ufite umwana w'imfura arapfa, amatungo y'uburiza arapfa. Ngo Farawo abonye iby'abana bijemo bapfuye, aravuga ngaho nimuhaguruke mujye gutambira Uwiteka wanyu, ariko muramenye ntimuzange kure, ntimuzange kure, mugende mutambe muzagaruke. Ngo barangije barahaguruka, Abisirayeli barahaguruka. Haleluya. Ngo muri uko guhaguruka ntabwo banyuze muri kaburimbo, ntabwo banyuze mu muhanda w'ibitaka, ntabwo banyuze mu kayira nk'aka n'ikazi wawe, ahubwo Imana yabanyujije ahantu bita mu butayu. Bantu munteze amatwi mu nyumve, ubutayu Imana banyujijemo nataka nk'iri ryo mu Rwanda duhinga rihari. Ubutayu Imana banyujijemo habayo umucanga, habayo n'umucanga, n'umucanga. Ngo kandi uwo mucanga wokera wajyaga icyokere kibi. Noneho mu butayu Imana banyujije haba umuyaga. Mu butayu nta byatsi bihamera, ni ibintu mbese haba umuyaga, haba ibintu by'uwo mukungugu nari mvuze, uwo mucanga waho ngaho. Kandi iyo ucunze nabi uwo muyaga uragutokoza. Mu butayu Imana banyujijemo haba inzoka bita impoma. Hano mu Rwanda ntabwo zihaba, zikunda kuba nko muri Kongo mwabe ishyamba by'ibirunga zikunda kuhaba. Iyi nzoka yitwa impoma iyo ikurumye nta mugombozi n'umwe wakugombora. Ubu butayu habagamo inzoka bitwa sikoropiyo n'utuyoka dutoya, iyo tukurumye nta mugombozi n'umwe ku isi uhari wakugombora. Ubu butayu Imana banyujijemo habagamo ibyugu biti bihangara. Ibyugu biti bihangara ni icyugu gifite umutwe munini. Ku bantu baturiye ibirunga, ni ibyugu iyo kikubonye kigenda gikubita umutwe kijya yica kigukanga, iyo ugize ubwoba ukiruka kikwiruka, iyo kigufasha kikakuruma nta mugombozi wakugombora. Ubutayu Imana banyujijemo habagamo ibyo bita amazuku ni ibintu bimeze nk'amashanyarazi. Ku bantu bajya babona ibirunga byo muri Kongo byaka, ariya niyo bita amazuku. Umuntu ufashwe n'amazuku nta muntu gukuramo, ugerageje kugukuramo arabanza akitema, amaraso akabanza akava kugira ngo agukuremo. Imana inyuza Abisirayeli aho hantu muri ubwo butayu atari ukwibanga, ahubwo iri ugupima kwizera kwabo. Muntu unyumvishije, ubutayu urimo ntabwo Imana ikwanga, irimo irapima kwizera kwawe. Icyo Imana izakora Imana irakizi. Haleluya. Ubwo butayu babugeramo, ubwo butayu babunyuramo. Mbibutse ko nababwiye ko mu butayu ntabwo bahinga, ariko nubwo badahinga, mu butayu hari igikoni cy'Imana. Mu butayu hari igikoni cy'Imana. Imana yatunze Abisirayeli, Imana igaburira Abisirayeli, Imana izana ibyo kurya atari pame bizanye, atari oni, atari ajiseri, oya, ntabwo ari imiryango nterankunga, ahubwo ibyo kurya byavuye mu ijuru biramanuka, ngo biraza bifata ku byatsi aho ngaho, ngo baratoragura. Bibiliya avuga ngo babiriyeho bumvishe biryoshye, baravuga ngo iyi ni manu Imana igize yemwe iduhaye. Turashimira Imana igidutungisha manu mu butayu, ariko nubwo tujya manu mu butayu ni muhumure tuzagira ni Kanani, tujye ku byo kurya bya hehe by'i Kanani. Imana ibana n'Abisirayeli, ibana nabo, ibagira neza, igenda ibarwanira intambara, igenda ibana nabo. Bashiduka bageze ku nyanja, barebye imbere babona ni inyanja, barebye inyuma babona ni imisozi miremire, barebye impande n'impande babona barebye inyuma babona Farawo yabakurikiye. Ngo barangije bataka Mose, baba ngo Mose we, sibyo twakubwiraga ngo ibiruta nuko twakwigumira muri Egiputa aho kugira ngo dupfira aha ngaha. Reba imbere hari inyanja,
reba inyuma umwanzi arahari, reba impande n'impande hari imisozi. Ubu ngubu hari ikindi watubwira? Ubu ntidupfuye ntibirangiye, aba bana bacu bagiye gupfa ari batoya, aba badamu bacu bagiye gupfa. Ubu koko iyo tureka tukisubirirayo aho kugira ngo dupfire ahangaha. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo Mose asubiza abantu ati haleluya, mwitinya muhagarare, muhagarare murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko aba banyegiputa muri ukureba ntabwo muzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mugire mute mwicecekere. Ijambo Mose yabwiye Abisirayeli ngo be gutinya ntabwo yarivuze ari Imana ibimubwiye, ahubwo Mose yashubiza amaso inyuma areba imirimo y'Imana, areba ibintu Imana yakoze, areba yabagaburiye mu butayu, areba yabavanye muri Egiputa, areba yagiye bakora bya bindi, areba yabahaye amazi, areba yatumye ibirenge bitababyimbiraho, areba yagiye imyenda itabasaziraho, areba yabagiriye neza. Muntu unyumvishije nawe nujya uhura n'ibintu by'amakuba, ugahura n'ibintu biguteye ubwoba, ujye usubiza amaso inyuma urebe ibintu Imana yakoze. Iyo wibutse ibintu Imana yakoze ubikubitisha abadayimoni, ubikubitisha Satani, ukaba Satani we ceceka, hari ibintu Imana yakoze bitumye agatima kanjye gatera, n'ibindi Imana izagira ite izabikora. Mose arabango mwitinya muhagarare, sibogope, muhagarare, muhagarare murebe agakiza Uwiteka agiye kubazanira. Aba mwabonye abanyegiputa ntabwo muzongera kubabona ukundi, Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. Yo Imana ibaza Mose ati Mose we ni iki gitumye muntakira? Bivuze ngo ibyo tubona ko ari ibibazo Imana ntabwo ibona ko ari ibibazo yo, ahubwo Imana ibona ko ari naho ibisubizo bigiye kujya gute bigiye guca. Ni iki gitumye muntakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe nugera ku nyanja umanike inkoni yawe hejuru y'amazi, ibindi abyikorera. Ngo Abisirayeli barakomeza baragenda bagera ku nyanja, Mose arambura y'inkoni, amazi arigabanya, Abisirayeli ngo bambukira ahantu humutse ngo nko ku butaka. Ngo umwisirayeli wa nyuma akivamo n'uwa nyuma muri Egiputa yaramaze gukandagiramo. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura, yitamura mu nkingi y'igicu, ngo yitegereza Abisirayeli, ngo yitegereza abanyegiputa, ngo bacikamo igikuba, bacikamo igikuba, ngo akura inziga ku magare yabo, amagare yabo ngo akura ikaruhanije, imyuka ivamo, kujya imbere biranga no kujya inyuma biranga. Ijambo twasomye muri Yeremiya twavanyemo intego y'umunsi ryatubwiye ngo niho batereye hejuru, baravuga bati Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa, kuko yirengagije igihe cyategetswe. Ndafashijwe bagabo. Niho batereye hejuru baravuga bati Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa, kuko yirengagije igihe cyategetswe. Ijambo ryo kujya umuhindo ntabwo ari Abisirayeli barivuze, ni ingabo z'abanyegiputa bari mu nyanja, babonye imbere byanze n'inyuma kusubira inyuma byanze, nibo bavuze bati umwami wacu agira imihindo. Mose Imana yamuheje ngo twara Abisirayeli, umwami wacu arabimana, abana bacu barapfa, amatungo arashira, ibiceri biradutera, none agira umuhindo. Bose bavango mureka dupfe kigabo, dupfe tuvuze umwami wacu yadushoye asigaye yigaramiye, none dupfe tuvuze dusiga amateka zandikwe, umwami wacu agira imihindo gusa, kuko yirengagije igihe cyategetswe. Bantu munkurikiranye nsatira umusozo, ibi turwanya n'imihindo, ibi turwanya n'imihindo. Subiza amaso inyuma wibuke neza y'Imana, subiza amaso inyuma. Wumva amajwi y'abadayimoni akubwira ngo ntacyo uzageraho, ngo ntacyo uzageraho, ubu nta kintu wagezeho. Subiza amaso inyuma, abadayimoni bakubwira ngo uzapfugwa ngugo, koko wararupfuye agatima nikagitera. Subiza amaso inyuma, cya gihe uri impfubyi bavuga ngo uzaba inzererezi, koko wabaye inzererezi, ubu ntabwo uri umuntu mukuru. Ibuka imirimo y'Imana, subiza amaso inyuma urebe ahandi wari ugiye gupfira ariko ntabwo wapfuye, hari ibintu byakurwanije byari imihindo. Ibuka cya gihe ubona amadeni akugarije, ubona ibyo bizatezwa cyamunara, ariko Imana iguhagararaho, ibyakurwanije ni imihindo. Subiza amaso inyuma, babona ntabwo uzaba umugabo, none uri umugabo ufite umudamu n'abana. Subiza amaso inyuma, babona ntabwo uziga, ngo
nayo wakwiga nta kazi uzagira. Ariko subiza amaso inyuma, warize yemwe ufite n'akazi, nawe udafite akazi agatima karacyatera. Iyo agatima kagitera no problem, we kamurari gusa wowe ukorera Imana neza, wirinde ibyaha n'amanyanga. Imana ijambo ivuga iraririnda mirere na mirere ikarisohoza. Ni ijambo ry'Imana nkuzaniye rivuga ngo komera wa mugabo we unambe ku Mana, ibikurwanya n'imihindo. Komera wa mubyeyi we, ibikurwanya n'imihindo. Ibikurwa bwawe ugiye gusenyuka, abademoni basinye ngo urasenyutse byarangiye, ariko nubura cyarwubatse. Subiza amaso inyuma, baho ntago uzabyara, ngo byararangiye, ariko witwa mama repose, witwa mama ganza, witwa mama irakoze. Ibyo byose byakurwanije n'imihindo, bukacyayo ntanzu uzagira. None ufite igipangu, ufite irenze imwe, ibyakurwanije byose n'imihindo. Subiza amaso inyuma, wibuke neza y'Imana. Nzanye ijambo rivuga ngo komera, ibintu bikurwanya byose n'imihindo. Ijambo ryiza Imana iduhaze, njyewe namwe mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. Amina, amina, amina. Dusengeye abantu bawe bumvishe ijambo ryawe Imana. Ijambo riratubwiye ngo twe gutinya. Wabonaga yuko hari abantu bawe gutinyishwa n'ibibazo, wabona ko abantu babo utinyishwa n'ibigeragezo, wabona ko abantu babo utinyishwa n'intambara babo kurwana nazo, wabona ko abantu babo utinyishwa mwami n'ubushomeri. Ariko urababwiye ngo be gutinya, urababwiye ngo uje kwitamurura, urababwiye ngo uje kubaremera amashimwe, urababwiye ngo ibibarwanya byose ni imihindo, kandi kuntu ari imihindo kubwawe uzanabyikorera. Nta cyatuma izina ryawe ritukwa. Komeza uhumurize iriya mitima yihebye, ongera uyihumurize. Iriya yicitse intege, komeza uyihumurize mu izina rya Yesu. Uriya mugabo wabuze ibyiringiro, ongera umugarure ibyiringiro. Uriya mubyeyi wabuze ibyiringiro, ongera umugarure ibyiringiro. Uriya mukobwa n'uwa muhungu wabuze ibyiringiro, ongera ubagarure ibyiringiro mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo risobanuye nk'abagabo. Umwuka wera nariyobore, umwuka wera riherekeze, rigere hafi na kure, kandi tuzumva inkuru nziza, tuzumva amashimwe, abantu bagenda bashima Imana, bavuga imimi Imana yakoze. Turagushimiye ko tugiriye neza mu izina rya Yesu umwami wacu. Amina, amina, amina. Amen, amen. Ariko babwira ati nyine mukomeze mwumve ijambo ry'Imana. Tunagushimira, twizere ko n'ubutani twongera kugukenera tuzakubona. Asante sana. Kandi Imana iguhereze umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndiyo.